umutima utisubiraho wari uw'inyamaswa. Ariko umuntu wuzuye ubumuntu yagakwiye no kuba yisanze yagize nabi, agize umutima umurya by'uburo gusaba imbabazi. Noneho dufite abantu ndabivuze igishaka kibe ndi kuri abapasiteri bagenzi banjye n'abashumba n'abandi bakozi Imana batandukanye. Hari akantu ugeze wumva abakozi Imana akavuga ngo hagwa waguye. Hagwa waguye hagwa wari uhagaze. Hagwa wari ugize uhagaze. Kongeye kubasuza nshuti bavandimwe mudukunda kandi munabitwereka munabitugaragariza. Reka nongere mbabwire mu by'ukuri iyo ukunda umuntu urayimugaragariza. Nimba ufite urukundo rwa Kristo ruri muri wowe, ntukanyure kuri iyi channel cyangwa se kuri video yacu utayirebye kandi utayoherereje abantu, kuko topic turiho kuvuga mu by'ukuri turimo turagenda tuvuga ku rukundo rwa Kristo. Ni gute twarugaragaza? Rimwe rero mu kurugaragaza, iyo ukoze na burya nawe no kuri subscribe urugaragaje. Ikindi iyo sharing, ariko naguciye mu ijambo, umuntu wanga gukora subscribe gutya gusa, cyanibaza ko nta kiguzi ukora like wenda share da bikore kuri bake wizera kandi muziranye, cyangwa muri group imwe cyangwa ebyiri. Yego, ariko gukora ntuza. Reka twibutse abadukurikiye ko hari uburyo bwinshi bwo gukoramo ivugabutumwa cyane. Wenda twebwe twagiye kuri kamera dufite n'ubwo buryo, ariko nayo Imana yaguhaye telefone. Iyo ukoze ikiganiro kuri iki kiganiro kuba kiragufasha, gerageza kugisharinga ku bantu cyane. Ubukozi ivugabutumwa rikomeye, kandi umwami Imana abigushoboze, kandi umwami Imana azabiguhera umugisha. Amen. Hanyuma rero twatangaga ikaze Peter, mwakoze nanone kwitabira ubutumire bwacu. Ni gitabye ndi muzima. Yego, biravuga ngo turabo yaremye. yego, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Kandi ubundi njya mbaza abantu ari isi n'umuntu ikintu cyabanje kuremwa n'iki? Frese nk'umuntu wambajije se? Ndakubajije. Nisi. Reka tukomeze. Ariko muri comment, muri Bibiliya, muri comment batwanditse cy'itangira, ariko iyo dusomye neza tubona ko Imana yari ifite umuntu mu bitekerezo kuva na mbere na mbere. Iyi ni projet nini giye kurwangira uruhande, nizera ko Imana yari ifite umuntu mbere y'uko isi irema. Okay, ikomereze. Yego, nuko no mu Efeso avuga. Rero jewe iyo ndi gukorera Imana gutya cyangwa ndi kuvuga, mba mbaye igikoresho kiza mu gihe ngihumeka, kuko nimara gupfa bizaba byashize. Amen, 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 amen. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo mu bantu batugiriye nabi. Kugaragaza urukundo rw'Imana rwa Kristo mu bantu batugiriye nabi. Niyo topic tugiye kuganiraho mu by'ukuri. Wowe udukurikiye mu by'ukuri, shaka umwanya wumva kino kiganiro, kandi ikindi nakwabasaba mujye mutaha n'ibitekerezo. Ni ukuri nabyo biri muri bya bintu bigaragaza urukundo, ko ufite urukundo iyo umuntu atanga icyo afite. Yego, reka rero mbere yuko twinjira muri icyo kiganiro dumanze dusenge Imana. Uyu munsi njye urasenga kabisa. Mana, turagushimiye ko uri umwami mwiza, uri Imana igira neza. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Turasengeye kino kiganiro kugira ngo uze uduhe ubwenge, kugira ngo ibyo tuvuga tute ko tubivuga ku bwacu, ahubwo tubivuge tubwirijwe n'imbaraga za Mwuka Wera. Urakoze, udufashe muri byose, kandi abazumva kino kiganiro mwami Imana yacu aya magambo
azagire Imana umwuka wawe wera azayashigikire, kugira ngo uzumva ate kuzumva gusa ngo atahire kumva gusa, ahubwo azagire icyo akuramo. Urakoze, bwiza bwawe bukomeze bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Hanyuma rero Peter, ndagarutse nk'uko twe tumaze kubivuga, ubundi wigeze ugirirwa nabi? N'uyu munsi biracyaba. Aho yaravuze ngo nkiri mu isi ifashe igihe mu ntambara. Yego. Kandi mu ntambara ntabwo twe tuzarwanisha amasasu. Reka. Ntabwo tuzarwanisha inkoni. Yego. Cyangwa se indege cyangwa amamodoka akomeye. Hari n'intambara turwana nazo bitewe na sosiyete tubamo. Yego. Kandi muri izo ntambara niho havamo no kugirirwa nabi. Yego. Burya ikintu gikomeye ni ukuba bari hano wifuzaga kwishimira. Yego. Nicyo kintu niyo ntambara mbi. Kwisanga wese tukavuga ngo ahantu ndi naje kuhabohokera, bigahita birangira ariho uviriye amaraso, mu mutima ugakomereka. Nari nagirirwa nabi, uzi ko nabi se ugira ngo kwiza wishima, kwiza wishima mu mutwe, se numva bibaye byinshi. Iyo bibaye byinshi mpita mbyumva. Baranakomeje kandi baranakomeje kugira nabi pe. Amenyo yaguseke niyakuruma. Kandi amenyo yasekeye inka ngo nayayirye. Yego. Ariko mfite gusanga nanjye araho nagiriye nabi hagati aho. Yego. Sabye imbabazi ibyo burya hari ugira nabi atabiteguye. Yego. Ariko hari n'ugira no kona yakoze projet. Mbega ukabona we nibyo yakoze plan yarateguye kugira nabi. Avuga ngo aha nibyanga nzahera, nibyanga kuri ge nzajya mu nshuti ze, nibyanga haga nzaca. Dufite abantu bategura umushinga kugira nabi, aho kugira nabi akawutegura. Felicien akarana uganira, akagura MTN, akagura pack, akagura wiceceka kuri Airtel, agahamagara kwiga umushinga wo kugira nabi. Ngo babare gusa tu hariyo ikintu kimurimo. Rero kuri Peter, ariko go ahead, ndi mwisi ntabwo nzigira nishimisha na kwijana. Nzishima ariko nanababare, kandi sinzababara. Ntabwo Satani akizira mu nzoka, azira mu bantu. Yego. Asego biravuze ngo wagiriwe nabaho bw'inshuro nyinshi. Ihorere. Ni giki wabwira abantu nk'uko wari umaze kubivuga, bagira imigambi mibi yo kugirira nabi gusa? Umutima utisubiraho wari w'inyamaswa. Ari mvuze ngo umutima utisubiraho wari w'inyamaswa. Ariko umuntu wuzuye ubumuntu yagakwiye no kuba yisanze yagize nabi, agize umutima umurya by'uburo gusaba imbabazi. Noneho dufite abantu, ndabivuze igishaka kibe ndi kuri abapasiteri bagenzi banjye n'abashumba n'abandi bakozi Imana batandukanye. Hari akantu ugeze wumva abakozi Imana akavuga ngo hagwa waguye. Hagwa waguye? Hagwa wari uhagaze. Hagwa wari ugize uhagaze. Wowe kubivuga neza. Hari akandi kantu bajya bavuga ngo n'ubundi umuntu ubwo aba yaraguye kera. Ubu se umuntu nimba yaguye katwumve mu buryo bwo mbyumva. Umuntu yaguye ari hasi, aracyaraho hasi, arongera agwe kandi ari hasi. Aho ni ikibazo gihari cy'imyumvire. Hari umuntu twaganiriye, arambwira ngo aha ngo nta muntu wagusha undi. Nawe urabyemera? None se umuntu yakugusha cyane? Rero hari abantu bafite imyumvire none aha turi kuvuga batemera ko umuntu yagusha undi. Burya abantu ntago ngo n'ubundi ngabasanzwe atarahagaze. Aya umuntu yaku nahise mbabwira burya intwari nazo zigwa ku rugamba. Ikindi duhagararanye gutya turi babiri, ntabwo wamenye icyo ndi gutekerezaho. Mfite kugukubita umutego, ukubita umutwe hasi ukagwa.
hagwa uwari uhagaze. Siko bimeze. Umuntu wese uzi ko agira nabi, akora nabi, agakora umuntu nabi, nanitekerezo ngo uyu muntu namubabaje, aba ari inyamaswa, afite umutima w'inyamaswa. Sinukanye, kuko umuntu wese agaragarira mu guca bugufi. Felicite nta muntu utagira intege nke, kurwanya ntawe utacika intege, ariko nta n'utakosa. Ikibazo si kiri mu makosa, ahubwo ikibazo kiri mu buryo udakosora amakosa wagize gute wakoze. Ikibazo si ugukora ikosa. Njyewe nta nubwo nanjya buremera umuntu ngo yakoze ikosa, ahubwo uburyo yakosoye ikosa yakoze, Yitwaye muri ayo makosa. yego yitwayemo nibyo bigize.